mbega igitotsi iki ngiki gisinziye gatatu waba wabyibushye tu wabyibushye nanjye umunsi ubwo ndafata iki breakfast nta mukire wanduje icyubahiro kuko nanjye kujya muri breakfast nk'abandi bose wanyweye igikoma wanyweye amata ubuse dutandukanye ubwo kumurusha cyifashe breakfast yuba ubuzima banga bimereye neza utamuraho urugi wawe urinde ni ya mbesire y'umwana uyu muri iki gitondo wari ugiye gukora ariko sima ni bya bindi bavuga ngo hari abantu bazajya mu ijuru n'abazaguma mu butaka neza neza ubwo abarya ibijumba bazajya mu ijuru abatarya ibijumba ubu nanjye sinzajya mu ijuru kubera ko ntabiri nta gitara kizajya mu ijuru breakfast ufata agacupa urumva ugasuka katuntu urumva warangiza ugafata icyayi fresh urakinywa ukamera neza nta kibazo na kimwe ufite ariko ndebera ibijumba binyese mumbere wakijugunye basi kijugunye ubamana nuko vuga ababyumva ariko ntasoma ugeze seseme ntagira ubwo uri gusese mani ibijumba biri kundakaza nawe ukora akazi bikese ngavuga ko utabirya se ntabyo ndya nyine ni okay niba utabirya sawa izere ko ikijumba cyose utajya ukirya Chine sese ura mfite nini ya tifa sawa ane debi hiye rena byo ni bitarari yuju ngiye kutabya ubu kandi ngo waroze ngurama zibihiye hata ngo dani tujumba ngiye kuza nikijumba zana kubuze tuganira ariko kijumba gishobora kuba gikukubye kabiri ka abiri wicyo narya wasu oya nako nushaka kukizana cyaho kihorere n'akazi kawe arana kwizana sha kirahiye cyangwa kirukira kirateka umva isize ibirungo byose verine A, B, C, D, E na F zose zirimo na Y, Z nyama kare ibyo byose rero nawe kanyiza nawe urakibona akashagira vuba mwana wanguke nkubwire hanyuma we ari ibintu utazi ko mfite ibintu byinshi cyane buriya we ari ibintu utazi mwana ahubwo wakibonye ikindi cyane navugaga kigusumba gishobora kuba gikubye kabiri ikijumba kirakaza vitamini zirimo umva ziruzuye pe harimo vitamini ze zose vitamini ziba kwisi zirimo iye ni ikijumba gishobora kuba gifite nawe muri cyo kirarenze iki kijumba ndumva cyaba kiryoshye umva nyine ahubwo yakanirire kanirire abantu bavuga ko batarya ibijumba umva nyine nanjyeho mwana basi nanjyeho numviye wifi ni agashatoka nanjye njye kuri rezo gabanya umwirato wawe wavuze ko utarya ibijumba umuntu abo mushyitsi ukanamwima reka nka minine breakfast nayo ntabwo ari nafashe ahari ikijumba umva nyine ngaho sigira mu bintu nagusuriye hari harimo agacupa agitora basi y'ikintu gi umva nyine agacupa ntabwo ufata neza agacupa aho rwose sicyo gishobora kuba kirimo na tapendigo ubu aka kandi ndahita ajya Nyamirambo wazana tube tukamenya Nyamirambo ni iki gusa se ndaryama nushaka kuvuga byose bigo kamuha kumwogura n'ubundi waba wafashe breakfast iki kiriho n'itaka gira wese manze mwe dana ko gacupa umuntu aba akamenya gacupa gusa umara ibijumba oya urabimaze isafuriya nta bindi byari birimo se oya nibiriya byari bisigaye gusa ahubwo uzana ku gacupa tube tukaba gacupa se mwana wagize ngo mama ntanza nabo bya bintu byawe karimo n'icyo rakama fresh man ntanza nabo bya bintu byanjye iryinyo nkahita ndikura n'ubundi se kubijumba bayi bitari biryoshye usindiye umuntu ushaka kumbwira igiciro ushaka kumbwira burya ari gutyo umeze ariko mwere ushobora kubimpa neza ariko nzanye ishoka umuhoro ndetse n'isuka akwereka ko nta bintu nagira nkakwasamo imwe tukazagucana icyumweru cyose ishoka umuhoro n'isuka
ugiye kwasa no guhinga mu gihe utari wayibona neza nabizanye ubwo ubona nkiri gukina ariko kanze nkwereka ubugome bwanjye ho cyane rero n'ubundi bahezo ariko cyasize kinangingira ariko iyo mpamusanga nkakwereka nkahita mukora ibyo Gahini yakoreye abere abandi bari bavuka bwatwe cyo tutanavuka mujye murya ibyo mwishyuye muzishyura ese